Ikivugo cyawe ndi uwa saa 10 waruvuza ndekwe rwa Nyiriminega nzaguhanga nguhangamure nimara kuguhangamura nkwereke ko ngewe ndi cumitira kwica asigaye Imana igakinga ukuboko. Ya subire bose Nibutsaga ino zayitwa aka kana gapfundikiye no agaki aka gapfundikiye hano nose ko nako ngewe nakuvanye mu nka sinize bamunga no mu mbwa sinabayeyo no muhene sinabayeyo no mu nkwabu sinabayeyo wowe ubizi ariko wabwiye iki kiwerere cyanyu kiba mu nka kikabiho erega nicyo kikama wowe ubikama kujya ukamira hasi nawe ukamira mu nkongoro nubimenye nge ibi bintu nge mumbaza murashaka ngewe ndi umuntu wavukiye hanze mu kizungu ariko ibi ndabona ni byiza ni ibintu tujya uyu ni umuhayiha umuhayiha yala numutemerese nige icyansi rero icyansi akamaro kacyo bakubwiye ko kano kitwe gute ngo niba arakarayira sinamenye ariko ja n'umuhayiha umuhayiha nabahaya ibi byabuye kanyo nabuke akira babaza umushumba ariko ufite discipline ndashimye haleluya Imana igumugisha Imana igumusha ukuragira uzahora inyuma y'inka zacu mpaka Mungu akupeleke kabisa. Pasha oya reka nisome oya ndagusomye reka nisomye hoshi ndamusere kuri chance nako ariko waretse oya bagifata gutya kukiniga nawe kukiniga zose uhereza kai twagarutse noneho bimeze gutya bimeze gutya neza gutya nini urashaka kuvuga ko bimeze gutya bimeze gutya ndamuza rega kanyore areka ari njye uri kuvuga bimeze gutya mu kanyagwa mutamubona ngo mushake kanyore bimeze gutya Yes, reka tujye tugwikaze uri kureba X-Large cyizere kumeze neza cyane hanyuma twize ku gahunda zitandukanye uri gukora bimeze fresh kabisa. Hanyuma imbere ya camera za X-Large duhereye hano ndi kumwe na Jean muramuzi cyane akaba ari umukinnyi wa Katala muri Katala birumvikana. Hanyuma tukaba turi kumwe na Kanyombino tukaba kandi turi kumwe na abantu benshi bamuzi nka Happy akaba ari umukatara uzwi cyane muri no minsi umuntu waje akana yaraye no muri frigo munsi wa mbere Kanyombyo wari ubizi. Okay yewe ndi umulegende ndabizi reka rero ngubwire ntabwo wasomya umuntu w'igitsina gabo microphone ujye yibuka legend reka turebe ntabwo wasomya umuntu w'umugabo amata ahubwo urabanza ukabanza igitsina gore ukabanza umukobwa kuko abangaba ni banyakubyara aba ni ba ejo bundi akaba ari bo bazaduteza imbere wenda kuko reka musome ku mata buretse fasha sha oya reka nisome oya ndagusomye reka nisomye hoshi ndamusere kuri chance nako ariko waretse oya bagifata gutya kukiniga nawe kukiniga zose uhereza intoki zawe zisa nk'izakoze ibintu bibi arakiniza nabyo yasomesha shomaho rero kirubahwa kunywera mu bikombe bya plastiki se je ibi ndabizi icyanze ntabwo icyansi yewe kutamenya ururimi no gutuma uco kabisa naho rero Kanyombyo nk'umuntu wenda uturi imbere ho gatoya turashaka duikivugo cyawe akagore ni keza akazagashaka ngasobanurire nkereke uburiri nkagerageze ndebe ukuntu kazamera ejo bundi katazamemukira nkigisha umuco nimara kwigisha umuco hasigaye kazashime gashimagizwe ndakwiyamye niko nakubuje numuvugo nakuvugiraga uyu ni musaza wawe arega ikivugo cyawe ndi uwa saa 10 waruvuza ndekwe rwa Nyiriminega nzaguhanga nguhangamure nimara kuguhangamura nkwereke ko ngewe ndi cumitira kwica asigaye Imana igakinga ukuboko. Ya subire bose ntabwo nabisubira iyo ni bya bindi bajya bita gushomba Happy reka twikaze kuri X-Large iyo microphone Kanyombya kaduye Happy akira nawe sha umuhemu
murakoze cyane. Umeze neza. Yego. Ibintu ni sawa. Tubasanze kuri ariko meze nk'abantu bananiwe. Ubanze uyu munsi mwakinnye cyane. kunanirwa abantu banywa amata bananirwa Yego Manibu nukunanirwa nyine twari turi kuri tele. Urumva Manibu dusanze hano twari turi kuri tele, twari turi muri filime ya Katara. Ntabwo filime ya Katara ubu ngubu mugeze ariya episode maze iminsi ariko mudakina. Oya ariko ntabwo ari kirekire. Ntabwo ari kirekire nuko nagize ibibazo nkanjye. Nkanjye wenda cyane ninjyewe bita Katara. Ahubwo iyo ntinda hajya kurwa indi content. Ariko kubera ko nagize ikibazo nkora accident. Yeah. Nkora accident nicyo kibazo cyabayeho cyane. Njye wamuhondaguye. Nakoze accident na moto. Niyo mpamvu mwari mumaze iminsi mutapload. Ariko ntabwo ari igihe kirekire. Ntabwo ari igihe kirekire. Usabye bitewe no kuntu batumenyereye haciyemo iminsi. Ese kanyo wanditse. Ese wenda tuvugisha ukuri happy ho gatoya. Nyuma yuko mwinjijemo ho gatoya Kanyombya muri Katara. Hari movement yabayeho iri positive. Yeah. Ntago twebwe twazana umuntu utari buzane impact. Kuko oya wibazo we. Hari positive na negative. Positive impact. Good. Urumva Manibu. Nta butike ngira. Zega kunyoko duheruka waravuye ku nzoga. Impact inzoga. Wabuze gukamburiye uyu. Reka banza tubwire Kanyombya yamazinka. Uramenye ntago ndakamaze. Umaze kugurisha ebyiri turi kumwe. Wagiye muri filime. So nuvuga Kanyombya mwaramurebye ukavuga ati uyu muntu. Rero nta nubwo na Kanyombya gusa. Hari n'abandi bazagenda baza. Boro. Gusa twe ntago twareba umuntu udafite udafite ikintu haga babyita. Byo bintu bavuga hari n'ibiki. Ni parigete n'ibiki. Aho wize mu nka ntabwo nari mari umushumba sinari mari. Usibye ko mushiki wawe. Urumva rata Manibu. Ntabwo twazana umuntu udafite positive impact. Muri filime ya. Ariko kuva yaza harimo movement kabisa mu buryo bwa viewership n'ibindi. N'abandi bazaza rwose karimo. Rega ntabwo twisondeka. Bandi bazaza uzashora abantu ngura abandi bazaza abandi uzashora inka zawe uri umushumba. Iyi nkoni ni iki yo gukubita abantu baje kwigisha. Kanyombya ndashaka nkubaze gatoya. Wenda mbaze Kanyombya cyane ibibazo bijyanye n'ibintu akunda cyane. Sibyo? No gusaba iwanyu no kuyoba. Kujya gusaba umugeni wabo nuko Kanyombya nari nkubaje. Ndamukunda. Mushiki wa happy. Wumva ameze gute? Kwaje. Fata microphone. Urabona nagiye mu buriri. Ndagenda baramaze kwambara. Arazambaye ko wambaye imyenda yawe none se nari kuza umusaza ko oya tubwire umumva gute sana umunyu ni sukari bise singwese nagure kandi Kanyo witinya abantu ko mu buriri utatinya nese kuri umuranga wawe byo yaririmbye ngo amaguru ane mu buriri mana yanjye ibintu ni byiza cyane naraje kwanga ibi bintu ni byiza ni Yesu abikoze iriya ndimo wazanye mu kiliziya ngiye bakuko ndi mukristo ndago ndi muislamu se wenyibukije ndi muislamu nago ndi mukristo ndabona witandiye kubera ko nakubwiye nti rero nitandiye ko ndi umusiramu kuko ndi umusiramu nyine nese umuntu umusiramu ni iki nusiramu ni umwemeramana azigizaza cyo kirasiramukiwe rewere ibintu biba mu ngaje bazagende bakate kabisa burimbwa we ibi bintu barabwirwa Kanombe ari kubikora ubuse mu mutara ntacyo bakora nago mbizi ngiye numbire ko ubu nagwa ngewe uyu mugoroba wumvisha iki kikise bwira abantu abaturage bose babwira uko babyumvise kuko abantu nge nta kintu numvise mugoroba bo noneho babwira nagukoreye iki ntacyo ntabwo nahemutse ariko nahemutse se kuseka ubishimisha umufite nibyo bishimisha nakwisha ariko ntabwo arakwikira umugeni Jane tubwireho gatoye imikinire yawe na Kanyombya cyane kuri tele abantu bazi ko Kanyombya ari umuntu w'umudaranjeri ni umuntu uze kugira gutya ndasobanutse no umuntu uze ntago wari wambaye wimuma indingaho gatoya we tuganire bivuge neza urumva so kuvuga ngo
Kanyombya ni umuregent ubundi njye ni extra legend kuri njyewe ariko iyo turi kuri field nko turimo gukina Kanyombya aba afite amayide abafite amayide mbega niba ari akazi ni akazi nari kuganira no kuganira ibintu bitandukanye cyane ariko zimuhurira ku cyabona gihengamye iri mutesa akahita abitunganya kubwira yanyumvise aravuga ati sava kugira ngo bigende sava aravuga naziriya nk'ebyiri ndagurishije nzagurisha izindi ebyiri z'iwacu Ako happy ndashaka kumbwire ku bantu bajya kuri comment banga Kanyombya cyangwa batamukunda bavuga ko ashobora kuba yaratokowe nicyo babwira gutokorwa sinzi ni mujisho none se ngenda naratokowe ngenda nganuye amaso nk'uyu mugeni nashaze ko afite amaso meza y'inyana ariko Manibu rero ntabwo ndi bujye wenda oya ari abantu babyira gutyo kuri comment ugasanga bari kumwe baranabivuga cyane ndetse tukanabibona cyane hari n'umuntu wigeze kumbaza nyakabwa urumva Manibu hari umuntu wigeze kumbaza arambaza ngo ese Kanyombya ubundi mu maneginga muti urumva hari icyo yarashatse kuvuga wenda sinzi urumva mu maneginga gute twari duhuye ndamana rero uriya ntago we toka managinga nta manager mkeneye niba uri manager w'umujura sinshobora gukenera wowe se bakumanager ahubwo reka ngo managinga ngutware neza nawe ikintu cy'igicucu nk'iki kweri musaza wawe ni Kanyombya reka sobanure kuri comment mwana wewe kuri comment muvuganire ko mufite imwe icyo nagushakagaho nakibonye ushatse wagenda uwo murarakubaza ati mu maneginga gute njye namusobanurira namwe rero Kanyombya uriya ntabwo turi manager we uriya ni umuntu mukuru uriya ni umuntu we komeza uvuge ni umuntu wacu ni umuntu duhorana ni umuntu dufashanya kandi uriya urumva uriya ibyo akora arabizi ibyo akora ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo buriya ntabwo ari ibintu bidasanga arimo gukora nubwo abantu babibona nk'ibintu bidasanzwe izo comments ni comments z'abantu ese we ubundi naduye igitekerezo cyo kuri icyo ngicyo Kanyombya abantu wowe babikuvugaho bifata gute sometimes icyo babimvugaho ibigambo avuze nta gaciro mbihaye icyo namushakagaho ni musaza wa oya ndashaka kutubwire ku bantu bavuga ko wenda gutya ari ukuntu nako wenda byaragiye ni ibirozi by'iwabo aba bantu naje gushaka mushiki wabo niba barandoze imbizi ariko ibirozi ntabwo ibyo bihuriye na comment yo kubaza comment yahise kuri commentaire abantu bakunze kuvuga ngo Kanyombya ariko mubona ibiki ako simbwa birashaka iki mushiki we niwe nshaka nibe ndagukunda shaka shaka umuntu mwiza ubwo witoje utanize icyansi cyituye hasi wavuga iki icyansi cyitura hasi igihe nigeze mba mu nka se no mu mbwa sinabayemo no mu hene sinabayemo no mu ngurube wapi hano mbone hano iwanyu muri ingurube ngo ni kabenzi igihe ibyo ni kabenzi simbizi siko benzi ari imodoka hano hano uritandiye se kwakurikiye ko ndi umuyisilamu kakugira umuyisilamu nawe wowe uri umupagani ndi umupagani so nuko ngo mu buriri bya bimeze bite mu buriri mu buhe buriri ntabwo twaryamye njyewe nawe nambaye ya kanzu ntaryamye nese kanzu niyo bararamo arewe yarambaye niyo bararamo ntabwo naguhemukiye ariko uri kwishima Kanyombya reka nkubaze ikibazo wenda ntigeze nkubaza mu gihe cyose twakoranye ama interview kuki kubaza uyu munsi ufite imyaka ingahe ntayo mfite umurima wanjye wa nyuma ejo bundi nagushimira 6 hasigaye umurimo umwe oya tube serious fata microphone tubwire imyaka yawe imyaka mfite imirimo 6 nagurishije ejo bundi hasigaye umurimo umwe uri kwera turi gushyiramo amase kuri guteza dushaka ifumbi ahubwo gateza nagurisha umuntu akenda afite itungo rikamugoboka ubuse umugore nari kumubona ureba kunoza ariko iki kintu iki ni igitutu ariko wanze icyo utinya kuvuga imyaka yawe imyaka y'iki se ndavuga imyaka ko dufite ibishyimbo n'ibigori twejeje mu mwaka ntibareje ubundi ndabizi se kinyejana uramenye ntabwo ndi Hitler toka nesa ko kimumenye ubwo ngo wasanga mutanavuka Hitler nuko nizi uti nize ryari gukina muri Qatar ubibona gute ni sawa ndi kugerageza ndi kubafasha usibye ko ari gufasha abantu bakatara koko izina ryo muntu burya umuntu arivukira kwita Qatar
abantu urababwira ngo nimukine bagakina ibyabo, ariko batangiye kuza neza neza buhoro buhoro, kubera ko urabona Gene ari gukina neza, wajya kureba Happy ari gukina neza, hanyuma nabo tujyaye ni wowe mbese umuntu ukaze instructor ngo nguke cyane cyane, urumva ko nishimye cyagenda babwiraga ko ari kubyanga kugira ngo atabigaragaza abantu, ariko ni ukuvuga ngo ndi kubigisha uburyo bagomba kugenderamo, kuko ugiye kureba urareba abantu bigana ingendo y'abandi baratagataga, ariko biragaragara ko Happy ari kugenda neza, Gijane nawe ari kugenda neza, ni ukuvuga ngo n'abandi turi kuzana nk'undi mugabo twazanye muzamubona yambaye umutuku yikorera amatafari wagira ngo afite umuruho, ariko rero biragaragara ko nawe ari gukina neza mu nyigisho. Wenda ubu ngubu igihugu kwa kundi kigira gutyo ugasanga wenda hari abaganga bavuye mu Budage, mu Bushinwa cyangwa mu Buyapani baje kubaga cyane cyane abantu bafite nk'ibibari, wenda ukazanga igihugu gitanze promotion ku bantu cyane cyane bagiye kwenda gufasha abantu kubijyanye n'amenyo. Cyutandukanya amenyo n'ibibari, wenda avuga iyo promotion uziko byusetsa ari byo, nuvuga ngo uzababwira abazungu bawe bazaza ubabwire ko abafite ibibari bazaba baga bakadoda. Ndavuga iyo promotion iramutsije ije se wadoda amenyo nangwa wabwira ukabutsa amenyo, baza bakora ari aba dentist. Oya, ibyo ngibyo by'aba dentist bazaza ari aba dentiste, ariko rero abafite ibibari niba bazaba bibariste simbizi, bazadoda bibariste twe baturike, kuko igihuze ahubwo bazaniye amenyo aramera, sinzi niba bazatera virusi nangwa badutere ikintu cyo gutera mu menyo kugira ngo amenyo yonde yamere. Ngenda kuze nago nakongera kumera amenyo, ariko yandi ya plastique nawe n'umugore wanjye singuwize nzajya musoma kuko rimwe atwara uyu mutwaro mfite awutware nibuze nk'amezi 6 yongera asubize, kuko igihe usomye umugore wawe burya umuteye akanyamuneza. Nuko Happy ubona Kanyombya akeneye iki cyane cyane kugira ngo Kanyombya ajye kuri wa murongo, noneho abantu bakutera commentaire batazabatera commentaire ziri negative kuri Kanyombya mu microphone nkeneye amenyo wana kuko abantu kenshi kuri Kanyombya usanga Kanyombya umutwe bara complaininga cyane. Sorry, Kanyombya ashobora kuvuza ngo nkeneye amenyo kuko rero yakeneye n'aba commentaire n'abakora comments n'abafite byabo bitekerezo, ariko ikintu Kanyombya akeneye we ku giti cye n'ubundi aragifite no gukina. Ntago wabuza n'ahantu wajya hariho hose ntabwo uzabuza abantu kuvuga, kuko n'ubu nibyo bakora. Akoze umuntu wakwise Kanyombya kuno yarabizi, umva muvande, n'ubu nibyo uyu mugabo yakora. Kanyombya nibyo yakora ibyo byose, nubwo yakora ibyo bashaka abo batanze comments, n'abandi bazaza kuri video twashyiraho ba commenting ibindi. Rero nyine buri umwe agira ibitekerezo bye, ariko nkatwe niyo mpamvu twamwakiriye, afite ibyo afite, mwafashe ibyo afite, ariko murabizi namwe ko mumfata gufata ufite amagambo mabi. Niyo ufite umuntu usongoye nk'umushushwe, ngewe ndakubwiye ngo waranyakiriye, unyakira se ndi ibyaha. Icyo mvuze ngewe, icyo nkeneye kuri umugabo nanjye bivuge, nge nkeneye ko mushiki we amushingira, ariko kumushingira ndi gukubitwa byatari. Eze Kanyombya kucyo ega muna kurebye, wenda uracyari muto, ariko ndacyari muto, nawe nta gaciro mbihaye. Umuntu ungana ngo ndashaje, nta gaciro mbihaye. Ikintu nkeneye ku isi ngo nkeneye cye ngo amenye bike ntabyo nkeneye. Abantu bakuze ngo rukuru basigaye bakunda abakobwa bakiri bato. Sinabibonye singibi se nubere iri sibere nkoraho. Serwa niki iki ngiki nacyo gifite rero guhisha abaturage, kibahisha ukuri. Urareba ko turi imbere y'urugamba, bari kutureba bavuga ati Kanyombya yashatse umugore ibiki n'ibindi, ngo yashatse umugore muto. Uyu ni mutoya pe, naramwishakiye. Ubuse ntureba ibyo namuguriye, ariko kubera gukunda amafaranga ni gituma nyemera. Kanyombya dusobanure icyansi. Abana bato bakiri hano hanze bari kureba X-Large bakeneye kumenya icyansi, uhereye hano hejuru kumanuka. Icyansi ni ikintu kiri mu muryango nyarwanda, mu muco nyarwanda, gitegura amata kikayafata neza, kandi ayo mata ntago agomba guterekwa hano, aterekwa ku ruhimbi. Nuvuga ngo aya mata aba mu cyansi cyiza cyoze neza, bafata bakacyo bakosa bakakora neza. Iki cyansi rero ni icyansi
gigomba gufata amata bagakama bagashyiramo. Naho ubundi iki cyatsi rureba hari ibindi bakoremo by'imyotsi, biriya byotsi bashyiramo n'ibiki ngo nukosa n'ibiki sinzi rero. Kuki bavuga ngo uri kuniga icyansi? Uniga icyansi bigenze gute? Kuniga icyansi burya kuniga icyansi ni ugukamira hasi, urumva se, ugakama amata, wakama wafata wadafata iki kavunuruti uri komboza ibyo mvuga. Ni ukuvuga ngo ugakamira amata hasi, ugomba gukamira mu cyasi ukamenya gukama neza. Ubundi rero ntabwo nabaye mu nka. Ese icyansi gitandukanye n'igisabo? Igisabo di toka sasa wowe uranzana iby'ibisabo bya bindi bazana mu gihe cy'amakwe. Igisabo rero ni igihe uri kosa, uri kosa. Icyo gihe rero ntabwo bizi kosa no gukora iki kumbaza, ariko ibyo bizamini ndabona diplome, ndabona certificate. Kuki umbaza ibibazo? Urambaza ibintu by'ibibazo nta shuri ryabyo. Niba ari ishuri muzarishake. Era genda kubaza. Uretse ntabwo uri muri sunshine. Ibi bintu ni ibintu byo kandi muzajya mwigisha. Erega twebwe hari ababishinzwe. Sunset Shine. Nuvuga ngo ibyo ni Sunset Shine School iri hariya hano Gismet. Sunset Shine School. Sunset Shine School. Mbega ikigo rero bitandukaniye cyane. Nazongera kujyana muri salo. Dore yavuye mu cyaro ameze ukundi dore ukuntu namugize. None atangiye utari kudusobanurira. Noneho bakakubwira ati igisabo nicyo kosa. Tukakora amavuta, tukakora n'ibindi. Hasigaye rero ibyo mbaza ndabona bisigaye bisa nkaho hari diplome ugiye kumana ngo ufite ishuri. Ubusobanurira abana bakiri bato kanyombya. Fast. Nta minerval ngusabye ngo unangere aho ngaho sinajya kwiga ayo mashuri, ngomba kujya kwiga mbishatse n'ubushake bwanjye kandi n'ubumenyi bwanjye. Hasigaye icyo ngiye kubwira nta minerval ngusabye, nta na certificate yo nshaka. Nyibutsa rya ino zayitwa ngo aka kana gapfundikiye no agaki aka gapfundikiye hano. Nose ko nako ngewe nakuvanye mu nka sinigeze mba mu nka, no mu mbwa sinabayeyo, no mu hene sinabayeyo, no mu nkwavu sinabayeyo. Wowe ubizi nyibutsa ntabwo erega nagusanze uri aho ngaho. Nese wamaye chance ngo nkutwaze. Wakoraga icyasi neza ugikora neza, nsanga mumeze nk'abarozi. Muri aho ngaho mukora ibintu by'imyotsi bimeze nk'abaragura. Ibyo bintu rero ngo mbizi. Kanyomye nawe wishaka kwigira mu digitale cyane. Sobanura niba bikunani vuge na simbi. Uyu se uri umwarimu wanjye nange ugiye kubingisha. Oya na abuse vuga ngo nabyo. Oya ntabwo ari kuvuga ngo ntabyo nzi, kuko uyu ndamushaka nk'umugeni wanjye kugira ngo azabigishe. Nyine nakubajije musobanurire. Sheri kano gapfundikiye no kitwa ngo ni mu ntara mu karere ka ni mu ntara mu karere ka ko Mutara. Ariko wabwiye iki kiwerewere cyanyu kiba mu nka kikabiho erega nicyo kikama. Wowe ubikama kujya ukamira hasi nawe ukamira mu nkongoro ntubimenye. Nge ibi bintu ngewe mumbaza murashaka ngewe ndi umuntu wavukiye hanze mu kizungu, ariko ibi ngiyi ndabona ni byiza, ni ibintu tujya abo ngabo Mutara baravuze nabo aba bantu sinzi uzangora ariko nzagushobora. Kanyomye amabere y'inka yitwa gute mu Kinyarwanda? Ntakose kumumbwira ko ejo bundi nageze iwabo bakambwira ko bafite inka z'iwabo zifite icebe. Nta macebe ni icebe. Uratwagije kandi niko arya ni iki cyo wambwiye ni icebe ni iki ntabwo mbi na makoma se ngaho vuga sha iki gishuma nikibivuge. Uyu muntu ni mubi arabizi izi nkoni bagendana sha. Ako reka happy dufashe reka tujye dukora ibiganiro turabizikira muri Katana, ariko nanone ibintu dukora kenshi na kenshi bijye binigisha tunasubira inyuma ho gatoya. Dore ko ibintu byananiye uyu muntu mukuru byakunaniye wangu ureka kutuderaje isi nkongoro. Oya gaho ndebera ni icyansi. Iki ni icyansi. Subiza hariya happy adusobanura. Reka bazi isi nkongoro ntabwo ari inkongoro. ni icyasi. Yego ni icyansi. Nta icyasi cy'umukara ngenda umva kineye ubwoba. Ni icy'abarozi.
yewe imico yaje ari imico ntabwo bibaho uyu muco waje ari umuco ese icyansi uzi gisa gute icyansi hari icy'ubururu uzi cyangwa icy'umutuku wa mugabo gikorwa mu giti cyiza bakagikora neza cy'igitare sha akira atangiye kugira akenge kuko inkongoro ntabwo ari il est fou musubize rero adufashe ni inkongoro kwigisha urubyiruko birakunaniye bwereze ibirere akira wakiremba we uzarongora mushiki wawe se ujye umwigisha wari ukirimo kumbwira nari ngiye kubaza dusobanurire umwana uri kureba icyansi asobanukirwe namenye n'icyansi akamaro k'icyansi iki ni icyansi iki bikoraho iki ni icyansi uyu ni umuhayiha umuhayiha yala numutemerese nigi icyansi rero icyansi akamaro kacyo bakibuganizamo amata bakinyweramo uretse bya bintu byo kunywera mu bikopo ibikombe ejo bundi twagiye mu kabara mu icyayi n'inyama na brochette ntabwo namurenganya niyo mpamvu nakubwiye kare ngo nta bindi akeneye ntabwo ari ikibazo mva manibu niyo mpamvu kanakubwiraga nta bindi akeneye nk'ibyo wari urimo kumbaza ngo comments batanga nta bindi akeneye sinamurenganya n'ibyo akora nyine nuko gute uretse hano hanze sigaye mbona abantu bajya muri resitora nangwa bakajya ahantu ugasanga umuntu arafata amata y'ikivuguto ngo mume irindazi la ngo ni mume brochette bakubwiye ko kano kitwe gute ngo niba arakarayira sinamenye ariko ni umuhayiha umuhayiha ni abahaya ibi byabuye nabuke gikondo sinabikubwira ndakubwira ngo iki ku gikongoro toka we niko reka atangiye nkunda bireba mba ngwere mugira gutyo winkaza akabura kazi harimo iki gotomera turebe waho somaho sinka zanjye se wala ariko ni inyambo ntabwo ari zanga zanjye ziduhembe hanyuma zeja uyu muntu rero mubaza akantu ukeneye kumenya mu kinyarwanda tenderanja kuko ibintu avuze nibyo kuko uyu nguyu niyo mushumba w'iwabo nasanze ari igishumba ariko kugira ngo uzashake mushiki we byaranshobeye ngiye kumushaka narakubiswe ariko ubu namushoboye uvuga ngo bawukubise ngo niyo mu kanwa amenyo birasa mu kanwa yamfasha amavi akaniga ingotose ahubwo vuga uti hari ejo bwira ikintu umaze kwigisha musaza wa Jane asigaye afite discipline asigaye abona ko nta kundi dore aratwite afite inda y'amezi 2 ariko aho twahuriye mu buri ntahazi n'igicucu kigenda kinywa inzoga kikaza cyasinze tukagitaho ngaho muri salo niba bakigaburira abakozi simbizi ariko maze kugera ku ntego kuko atwita inda y'umwana w'umuhungu nawe arabyumva uravuga tumiba aragushye ariko arabantu no kuri commentaire basigaye bavuga ko usigaye unitukuza kwitukuza toka ni bya mikorogo byanyu bavuga ngo ni mukorogo twebwe ndakubwiye ndagututse noneho 100% tuzoye kuvuga ngo nditukuza kuko turaca mukorogo uritukuza kugira ngo uzamerute uritukuza uzajya imbere y'Imana kugira ngo uri umwere uri umuzungu uriki kuki murabirabura mukifuza ko umuzungu ese kuki umuzungu atifuza ko umwirabura uretse se kuki umuzungu tusobanurire ugendeye kuri wowe wabikoze ushaka iki kuki atifuza nge sinshobora mubashaje seka sha nubwo uri inzobe turi inzobe gahoro ariko ntabwo nitukuza uritukuza umugore wanjye aritukuza oya tubwire Kanyombya kabiseka cyane ntabwo nize ngura mukorogo ariko ndakubwiye kugira ngo wari wabona umuzungu ushaka umusudani abasudani ko ari bo bikara wari wabona umuzungu ushaka umusenegale nuvuga ngo rero mwe mushaka kuba abazungu nukugira ngo bakomeze bajye kuri the muri yanga ntabwo mwikunda ese Kanyombya Gatara uzicana bitambukaho Gatara se ko ari injiji namenya aho injiji itambukira za Gatara njemba Gatara jamais Katara ni injiji aho izinyura simazi ariko zimaze kugira kuca kenge ni the HF films baze kuri yarize kandi Kanyombya ni umuco w'iwabo biwerewere tujuru ndabikuvanaho Kanyombya ujye umuriza ayiwe
ntubivuge nyabuna utamvamo ibyo nagukoreye ni ibitangaza utamvamo. Wabyishimiye se? Wabyishimiye? Ndagusubiza mu kanya. Oya nsubiza. Katara inyura kuri the HF Films. The HF ndabizi. None se wabyishimiye? Ibyo ni ibanga ryacu. Ni ibanga ryacu aho kuko ndabona abantu bakanura amaso wagira ngo ni mituri. Bashobora kuba batureba n'amatwi yabaye nk'ay'inkwavu bari kutwumva. Mwe mutwumva rero mwe mutwumva ntabwo ari ikibazo, ntabwo tuba amabanga yacu. Ubundi Katara inyura kuri Kanyobya urabona ko umugore wawe akiri muto urira gusaba kujya muri gaterura ibyuma. Ntabwo nifuza umukecuru. Uzaza n'umubiri uzana icyuma uzana ukuboko. Nawe umase. Ari amakeya. Nyine ugomba kujya uterura. Urama kuri keya. Nterura iki? Nero ibyuma se nature igitaka nangwa ngaterura uburiri bwose ngabushyira hejuru. Uburiri ntabwo rwemereye turara aho bakuwe ko bumeneka igihe turyamye. Yishimye shaho mfite ibyishimo biteye ubwoba. Uyu mugoroba biragenda bite? Kwituma? Kwitukuza urababara. Kuko arabizi ko yabikoze. Aho Kanyombya yubona umuntu ariko Kanyarika mubaze ikibazo. Hereza happy microphone mubaza akabazo. Akira babaza umushumba. Ariko ufite discipline ndayishimye. Haleluya, Imana igumugisha. Imana igumugisha wo kuragira uzahora inyuma y'inka zacu. Mpaka Mungu akupeleke kabisa. Sorry, wago happy. Ubundi wenda ndashaka uvuge Yego urumva Manibu, umubiri utangwa n'Imana. Cyane ko jewe ntashobora kubigenzura cyane ngo menye ngo nkuko yavuga ngo yaritukuje ntitukuje, ariko nkeka ko urumva rata nabagarega Kanyombya mu rutazi n'intuzi ararengana cyo koze ararengana washakira ariko bita bigaragaza ko umva bamfura umva dukomeze ninjye wagushatse ariko nashakaga ibikize. Komeza uvugerega niba ufite microphone. Ntabwo nkeka ko umubiri we uwo ari wo wose iyo Imana yamuhaye ngiye ntabwo nabugene ngo mvuge ngo ugasa gute na gute benshi rata nk'umukobwa tubwira. Toka cyangwa umusore wari umusore gahungu kaba ari agahungu nanjye mwa bayuke unwe oya anyway nyine ni zari brag ariko ntabwo ari brag. buri muntu afite brag ni igiki kubwira Faransa afite ibyo akurikira nyine afite umuntu akunda kuna meze uwo yishimira. Hariho ukunda inzobe hariho ukunda hariho ukunda bitukuje hariho ukunda imibiri yombi iri joro ndakubana ku isi suko bibaye ukazimira ikibazo ngo wishwe ntacyaba wishwe n'akakwishe sicyo wifuza kirakwishe. Kanyombya mukubitire muririmbire ukakaririmbo k'igifaransa ka je t'aime umutoma ngo muto umukubita umutoma w'igifaransa nyine ngo ndeba nk'iyo urabuze ka je t'aime. Chérie mon amour, je t'aime sans souci. Ni ukubera ko ubundi abantu babaye mu ishyamba nangwa mukaba ahantu mu cyaro ntago muzi kuguyaguya bya bindi muvuga mu Kinyarwanda, ariko twebwe igihe tuvuga nk'igifaransa nese kushyira imbaraga ikibazo urimo shyira imbaraga utajoma ajya y'inkoni mbaba wala uyatangiye guca akenge ubyanga nk'uguhonda ubyanga utangiye guca akenge sha ubyanga nguhonda nanga ibiki. Chérie mon amour, je t'aimais oui. Merci. Je te cherchais sans tout à fait avoir la raison de manquer votre amour. Nyoko
Je te cherchais sans manquer votre amour, surtout dans mon lit, surtout dans mon lit, mu buriri bwanjye di. Mu bituza bya Brahmani. Brahmani wayuje? mvuze Kanyombya wanjye. Yes, thank you very much. Alright, so abantu benshi batandukanye bari kureba Katala nyuma y'igihe kimeze kingana nk'ukwezi aho ngaho n'iminsi mikeya batari gukora ari oya wishyiraho iminsi mikeya ni ukwezi kuri full ukwezi kumwe ubu ni ukuvuga ngo muri iki cyumweru muri kuboneraho kino kiganiro Katala igiye guhita isohoka ubundi muhite mutangira mukomeze mu supporting uko mwasaba supportize kuva na mbere ibintu bigende neza cyane bazakomeza bakubite kuri izo film ku ma comedy Katala nguri ari tayari none ubu ngubu nka episode twasanze bari gukina hano kuri tele my friend kabisa ibintu no bunyunyusi ibintu na maskwari so nuko nguko bimeze Kanyombya bamukubita reka Kanyombya rero ugomba kujya wiyuha iyo ni telefone yanjye yihorere oya ndanze uramukubita wowe ndanze ntabwo njya kumukubita Kanyombya ari message ufite ku bana bari ku myaka 20 kumanura ndashaka kugira message ugenera abana bari bafite imyaka 20 kumanura Singo na munagani. Oya tanga iyo message abana bari uba rero mu gihe turi kumwe ibindi nizeye ko uri hariya kuri Institute of Technical ari buze kubireba iyi ni injiji ni Katala koko. Oya ndakubwiye genera oya reka mbaye ngwe nikirere genera abantu bakiri munsi y'iyo myaka icyo mbageneye rero ndashaka kugira ngo ntangire mbabwira ko channel yacu yitwa Kanyombya Official Buhahara nyishyize ku isoko abayigura bayigure asigaye ngewe ndakora ibindi uko biri kose channel Kanyombya Official ni channel nziza ifite 18,000 subscribers uri kuyamamaza mbese uri ndayamamaje ubwo ngubwo bimenye ko iri ku isoko wananiwe kuyigurisha ariko ngenda yigurishije ndayitanga ifite urayitanga wangahe gazane makeya miliyoni 1.5 ayo ngarahagije miliyoni 1.5 ayo mba nguhaye ese ko wateje imirimo watubwiye ngo wagurishije imirimo n'imirima nayiguje kubera umugore ngomba kumushaka kameme mbambaje imyaka mfite ko ibishyimbo byari bisi naje kuguhombya none uzabaho ngaho utarya none wagahinze mu murima none kurya ntabwo uri inzobe wanywa amata ugafata ibintu byose n'umwe Kanyombya kubariza muri DHF nuvuga ngo rero DHF tureba muri Katala is okay ni channel turi guteza imbere nkuko tufite intego yo guteza imbere urubyiruko n'abandi bose babishaka ariko tukagaragaza ko turi gukina muri discipline tugakinira muri discipline tugakina mu rwego rwo kwigisha abantu mu iterambere nabo bakazashingikiranye muri Katala bagashingikiranye muri Kanyombya Official ndi Buhara film noneho bakareba uburyo turi kwigisha bitarimo ikintu cyo tugatebya ariko tugakoze iki tutakora ibishego kubaje abana bari munsi y'imyaka 20 abana bari munsi y'imyaka 20 rero nabo nibaze munsi y'imyaka 20 aho turafata kuri 18 abari munsi y'imyaka 20 bakafite 18 ubwo ngo turabategera natwe kuri nuza kuri ku ishuri ryacu dufite ishuri turi gutangira ry'ubugeni tuvuga tuti ntabwo yumvise ikibazo neza ariko oya reka nkubwire aho bagomba kugana kugira ngo message bagenera kubijyanye n'ubuzima reka mbaye message bajya kwiga umuco nuvuga ngo rero igihe ureba umuco nawe wananiwe gusobanura kare akantu gapfundikira icyansi kapfundikira icyansi bakita gute niba byibuka Katala se ntabwo abizi urabona umuntu aniga umuntu kandi aje gushaka ashaka ngenda gushaka mu mugeni akanigana uyise afite umuco oya kare akantu bakita gute kare gapfundikira icyansi niba ari Katala simbizi ibyo ngiye ni Katala ni ya filme Katala umuhayiha ariko hari ibindi nagiye kujyamo uyu ndabizi twagezeyo turi mu rugo hamwe nta kibazo ntabwo namaze ibindi by'umuco Kanyombya umuntu agwaye ariko icyo nashaka kugira ngo uvuge ibintu biri ku murongo buretse maze nkubwire icyo nashaka kugira ngo ubwire ko na Sensat China School
iri ku buryo bwo kwigisha umuco. Ibyo mbaza uzabimbaze bageze baza kwiga abo bari mu munsi y'imyaka 20. Umuntu akubajije ngo waye iminota 2 vuga ibintu biri ku murongo bitanga umusaruro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 utabizi urinjije uri katala. Wabishobora. None ngiye gutangira 10 9 8 7 6 5 4 3 1 bisubiremo nawe. Uvuga vuba murongo ibyo ngibyo. None okay, good. So happy Kanyombino ndetse na Jen muri Katala, abantu bakomeza supporting, turabizi tubasanze kuri tele, umushobora kuba muri na biza, ariko mukanya Kanyombya nabonaga yambaye imyenda y'umugore we, amakanzu, wari wibagiwe. Reka nkwisubirize, byari ibibazo. Nta kuntu waba ufite beau-frère ubwo ini summary muri beau-frère akaba ari ikingiki, noneho akakwiba yibye ibintu bidasobanutse atazi ko birimo ubuzire, noneho akabyiba yagerayo agasanga biramwishe, twahurira mu nzira ngo wanyiranyibye nanjye nakwibyo, ese ibyo batwaye urabizi nawe ngo akaniga uwo munigo rero ntabwo nawe kwemera, ntabwo gusanga umugore wanjye tukavugana. Ntabwo turasenze ntitwasenganye, ntabwo twasenze ntabwo twasenzanye. Tuvuga rero twisengere twese turebe Kanyombya, ndisengera tudaboro ubanza uburezi arabwimenyera akaza akabwibanza, Imana imumugisha Exlage, ndakubwira ngo komeza ibyawe. Haleluya, amena. Ndasenze. Nani kivugo ugira buriya? Ikivugo. Nkunda umugore wanjye witwa Jeanne. Andeba neza, amfata neza, areba neza, akaseka neza, byarangiye akaryama neza, akampereza neza, akama ijambo neza, akavuga neza, ibintu byose akagenda neza, agahaha neza, akarya neza. Niba afite umuvuduko wo kurya neza rero nambwire mpaye neza. Narangije, niba ushaka ibyivugo moi je comprends, moi je peux parler en français. Nguki urambaje ngo nyine wovuze ngo arambaje ngo narangije njyewe wese warangije batari banakubaza oya reka njyewe rangiza rangiza nanjye ndangiza warangije se ngo ntabwo ari yarangiza. Okay, urugero rw'ikivugo ndirutagana ku rugamba nenzi mu batuzara baracumurwa nyine meto yose na amafaranga birishayize kiwerewe rutaganira ku rugamba namba ari hari rutaganira ku rugamba nenzi ntara rukaragirwa mu icumuriro cy'ishati nta rugamba rwari hari. Komeza bana shigikira iki iyo nkoni we gutanze yakwiye ugabana mvugo bana iki ngawara uyu muca mu genda kuri byanjye ukora ibiki ikivugo cyakunaniye nabo ikivugo cy'abana ndeka twumve ale ntabwo ari warangiza ikivugo, ariko iki kintu muvuka neza, ariko nawe yavuze simazi uyu abaroga musinga akaroga abandi, iki kintu ni sinzi, ariko nyine reka tubwire reka uratwite nta kibazo ntabwo ibyo avuga. Ubwo noneho nibyo nshaka kuvuga y'ubucecetse. Sezera bari kureba Exlage babwire ubwo tugende nakora mubivuga nawe oya nikasi pimibike gwe sakuza unige na mugore wivuga ni ukuri igisingizo bakunzi ndeka singiza njyewe bakunzi bacu bafana bacu mu by'ukuri turabashimira ku izina rya Yesu. Ni ukuri tubikora kubera mwebwe, duhari ku bwanyu, mudahari natwe tudahari ntago turekuye twagwa. Ni ukuri havuyemo umwe twashira. Ni ukuri turabashimira, mukomeze supporting kuri channel yacu ya The HF Films, mukomeze murebe Katara, nubwo tubiseguye ko bw'iminsi tumaze tutabahereza ama episode muradusaba turabibona, ariko kandi umugabo wanjye ndaza kubivuga tukabibona, ariko kubera ko twari twayizemo ikibazo twavuze kare, ubu ngubu byakemutse, twagarutse kandi twagarutse noneho bimeze gutya. Bimeze gutya neza gutya ni urashaka kuvuga ko bimeze gutya bimeze gutya se bimeze gutya
bimeze gutya ndamuza rega Kanyore areka ari njye uri kuvuga bimeze gutya mo kanyagwa mutamubona ngo mushake Kanyore bimeze gutya mu by'ukuri dukomeza kubona support yani abasabu turabashimiye n'ukuri cyane yani benshi n'abandi tubasaba ngo mukomeze mudushyigikire n'ukuri mu liking ntago ari link mu liking mu sharing mu commenting kugira ngo tumenye ibyo mushaka nibyo ngibyo turabakunda cyane. Thank you very much. None se kuki mwambaje ngo umeze utya niko genda umeze utya murashaka ibimeze gutya Kanyombya kuki ugira ikintu cyo gurana abageni anje sinjya numva ngo yitwa Jean yabwire uyu mugore Jean arankunda seriously ntago ari kubeshya ntago mbabeshya ntago wiyize ko mbivuga ariko arankunda ariko ngiye ikintu kinyobe ni ibingi ibi ni umugore wo kumva umugendaho yagoye mushiki we yamaye ryari anize mungira kwa mushiki we akwaye ndaza dararo umunsi angira imbabazi nsanga yasinze muterinda ubafite indameza abiri ntabwo ari ikibazo rero bunamutsinze aramwiterera se Kanyombya happy soza ikiganiro murakoze rero twakubohoye ubu ushatse wabona genda none ntaho njya nabunye najyanye umugore wanjye banyirukana se murakoze cyane turashimira abafana bacu mwese ba HF Films abafana ba Katara episodes nuko turabakunda kandi turabashimira uburyo mutwitaho uburyo muduha support mu buryo bwose bushoboka mukomeze rero so nubwo twatinzemo kubera akabazo twagize nkuko twagasobanuye kuko ari bamwe muri twe twagize accident akabamo ko kabazo ariko tumeze neza gusa mwitegure mukore like mukore share mukore comment mukore subscribe ahantu hose ubundi tubahoza ku mutima mwakoze cyane rero bari kureba X Large muduhe subscribe comment like na share tugenda gatangura gatanu we are out.